Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byahise, n'uyu munsi ukaba wabanye natwe. Tuba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi washyirwa hejuru, twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere iyi ndirimbo ikubere umubavu uhumura neza, kandi utwemereye umwanya w'umugisha ntube impfabusa mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibane natwe, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'190 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyo turi hamwe n'umukiza wacu, atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro basa. Jy'umwizera kandi jy'umwumvira, kujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Ntihakiringizwa nta gicu gikuba, byeyurwa no kuboneka kwe. Nta shavu nta bwoba bona nta gishyika, tumwiringiye tumwumvira. Jy'umwizera kandi jy'umwumvira, kujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Iyi nzara iteye n'ubukene buje, aduhembura ibihe byose. Ntabwo n'amakuba yadukomerera, tumwiringiye tumwumvira. Jy'umwizera kandi jy'umwumvira, kujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Ntitwakwiyungura kugira ibyishimo, tutazinutswe ibyaha byose, kuko imbabazi ze n'imigisha afite bigira umwizera mwumvira. Jy'umwizera kandi jy'umwumvira, kujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Tuzajya twishima turi kumwe nawe, tuzagendana nawe iteka. Tumugandukiye ngo adutume hose,
tumwiringiye tumwumvira, ry'umwizera kandi ry'umwumvira, ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe, ry'umwizera kandi ry'umwumvira, ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro basa. Amen. Bene data, iyo turi hamwe, iyo twemereye Yesu akagendana natwe, iyo twimitse Yesu mu mitima yacu, iyo tugize Yesu wa mbere mu buzima bwacu, atuyobora inzira nziza, akatuyobora inzira nziza yo gukiranuka, akatuyobora inzira nziza y'amahoro, akatuyobora inzira nziza y'ingeso nziza, akatuyobora inzira nziza yo kwirinda. Yesu atuyobora muri byose kandi akatuyobora inzira nziza. Imana itugirire neza, abiringira Yesu bakamwitondaho nibo banyamahoro basa. Amen. Bene data, iyo wiringiye Yesu ukamwitondaho, ukagendera mu nzira nziza, aguha amahoro masa, aguha amahoro yo mu mutima, ukagubwa neza, akabana nawe, ukumva unezerewe, ukumva wishimye, nubwo wagera mu bikomeye, nubwo wahura n'ibigeragezo, ariko iyo wiringiye Yesu ukagendera mu nzira nziza, aguha amahoro, ibibazo ukabitambukamo neza, ibigeragezo ukabitambukamo neza, kandi ntibihungabanye umutima, ntibihungabanye amarangamutima yawe, ahubwo ugakomera, ugakomeza urugendo kandi ukarusoza amahoro. Imana itugirire neza. Mureke rero namwe mwiringire Yesu, mumwitondeho kugira ngo abahe amahoro atanga, kugira ngo abayobore inzira nziza. Ni mu mugire wa mbere mu buzima bwanyu, ni mu mugire wa mbere mu mutima mumwimikemo, ntabavemo, kugira ngo mukomeze inzira yo gukiranuka, kuko Imana ntabwo yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Niyo mpamvu mbingiga kugira ngo mube hamwe na Yesu, kugira ngo abayobore inzira nziza. Imana itugirire neza, ngo ujye umwizera, ngo kandi ujye umwumvira, ngo ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Bene data, nimwizere Yesu, nimwizere Imana, kuko umuntu utizera Imana ntashobora kuyinezeza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwizere Imana, muyifate nk'inyembaraga, mwizere Yesu, mumufate nk'umunyembaraga, kandi mumwumvire, kuko atuyobora inzira nziza yo gukiranuka. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwumvire Yesu, abayobora inzira nziza yo gukiranuka, kugira ngo mutajya mu bibi, kugira ngo ntajya mu bibi, kandi ujye unyurwa nuko ufite Yesu mu kubaho kwawe, kuko iyo ufite Yesu ibintu byose bigenda neza. Nasomye ijambo ry'Imana ku byerekeye Zakayo ngo yari umutunzi, ari umuyobozi, ari umukoresha w'ikoro, ariko ngo umunsi umwe yumvishe Yesu ko ari butambuke, ngo aravuga ngo ndashaka kureba Yesu uko asa. Bene data, ndagira nkubwire ngo ushobora kuba ufite ibifatika, ufite ubutunzi, ariko ubuze Yesu. Iyo ubuze Yesu rero ubuzima ntabwo buba bwuzuye, ubuzima buba bucagase. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utunge Yesu mu buzima bwawe, mu byo waba ufite byose, mu kazi ukora, aho utuye, aho ugenda, mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, utunge Yesu kugira ngo ibintu byawe byose bigende neza. Iyo umuntu adafite Yesu aba abuze ikintu gikomeye. Imana itugirire neza, ngo ntihakingirizwa, nta gicu gikuba, byeyurwa no kuboneka kwe. Ibintu byose bikurwaho no kuboneka kwa Yesu. Nta shavu, nta bwoba, bona nta gishyika, tumwiringiye tumwumvira. Nta shavu. Iyo ufite Yesu wamwiringiye ukamwumvira, nta shavu, nta bwoba, nta n'igishyika.
Imana itugirire neza, kubera ko iyo umufite, niyo ugeze mu bihe bikomeye, niyo ugeze mu bihe bikugoye, nta shavu nta n'ubwoba ugira, kubera ko uba wikomeje ku mwami ukomeye. Imana itugirire neza. Iyo rero ufite Yesu mu mutima wawe, akumara ubwoba, akakumara agahinda, akakumara igishyika icyo ari cyo cyose, wahura n'ibikomeye ukavuga ngo ndi kumwe na Yesu, kandi ndi kumwe na Yesu nta cyankanga. Imana itugirire neza. Ngo iyo inzara iteye n'ubukene buje, ngo aduhembure ibihe byose, ntabwo n'amakuba yadukomerera tumwiringiye tumwumvira. Bene data, muri mu nzara, muri mu bukene, muri mu bihe bikomeye, muri mu byago, muri mu makuba, Yesu azajya abahembura ibihe byose, abane namwe, abakomeze, kandi ajya agabura akamara inzara, ajya akura mu bukene agatanga ubukire. Icyo usabwa ni ukwicisha bugufi, ukubaha Imana, ingororano yawe zaba ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Bene data, nimukunde Imana, mwubahe Imana muri byose, ntabwo n'amakuba azabakomerera, mwiringiye kandi mumwumvira. Imana itugirire neza. Nimwumva iby'Imana ibabwira, nimwumva iby'Imana idushakaho, nanjye nkumva iby'Imana ishakaho, tukayiringira yonyine, nta kindi twiringiye, ntabwo amakuba azadukomerera. Imana itugirire neza. Ngo ntitwakiyungura kugira ibyishimo tutazinutswe ibyaha byose, kuko imbabazi ze n'imigisha afite bigira umwizera amwumvira. Imana itugirire neza. Bene data, ntabwo twakiyungura kugira ibyishimo, ntabwo twagira ibyishimo tutazinutswe ibyaha byose. Kugira ngo ugire ibyishimo muri wowe, kugira ngo ugire amahoro mu mutima muri wowe, kugira ngo ugubwe neza muri wowe, ni uko uzinukwa icyaha cyose, icyaha n'igisa nacyo, ikibi icyo ari cyo cyose, ukakizinukwa, ukakitera umugongo, ukakivamo, kuko imbabazi ze n'imigisha afite bigira umwizera amwumvira. Bene data, nuzinukwa icyaha cyose, ukirinda ikibi n'igisa nacyo, ukirinda ingeso mbi, imbabazi z'Imana n'imigisha uzayibona, kubera ko ngo bigira umwizera amwumvira. Imana itugirire neza. Ibyiza byose uzabibona nuzinukwa ibyaha. Imana itugirire neza. Ngo tuzajya twishima turi kumwe nawe, ngo tuzagendana nawe iteka, tumugandukiye ngo adutume hose, tumwiringiye tumwumvira. Iyo umuntu amaze kwihana, amaze kuzinukwa ibyaha, Imana imuha imbabazi, yamara kugira imbabazi akagenda yishimye, akishima muri wowe, ukishima muri wowe, ukagira amahoro muri wowe, ukagubwa neza muri wowe, ugatuza muri wowe. Imana itugirire neza. Ubundi warangiza ukagendana n'Imana mu buzima bwawe bwose, ikagutuma, kuko iyo umuntu amaze kureka icyaha n'igisa nacyo, Imana imwuzuza umwuka wera, ubundi ikamutuma hose. Mwene data, ndagira nkubwire ngo niba hari icyo uri gukora kidashimisha Imana, niba hari icyo uri gukora cyagutandukanya n'Imana, kizinukwe. Fata umwanzuro uyu munsi, garukiraho, kugira ngo ugire ibyishimo biva mu Mana, kugira ngo Imana ikuzuze umwuka wera, igutume hose. Imana itugirire neza. Bene data rero, ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, muri isi turi abashyitsi, ejo ntabwo uhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate amahirwe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo akuyobore hose, kugira ngo abane nawe, kugira ngo aguhe amahoro masa, kugira ngo aguhe ibyishimo bihoraho, kandi akubere umujyanama muri uru rugendo. Kuko reka mbabwire, muri Yesu harimo byose. Muri Yesu ni naho tubonera ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo umuntu utari wamwakira amwakire, kugira ngo azabone iherezo ryiza. Bene data, fate amahirwe, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana na Kristo, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana itugirire neza. Ndabwira n'umuntu wari ucitse intege, n'umuntu wari utwawe n'ibyaha, n'umuntu wari kwiyandurisha iby'isi, aho uherereye,
niba hari icyo wakoze kidashimisha Imana, niba hari icyakunaniye kukireka, ndakwinginga kugira ngo upfukame usenge mu mutima, winginga Imana iguha imbaraga zo kukireka, ubundi usaba Imana imbabazi uvuge ngo guhera uyu munsi nzunutswe ibyaha byose, nzinutswe ibyatumaga njya kure yawe, nzinutswe ingeso mbi. Ubundi Imana iguha ibyishimo, iguha imbabazi, iguha amahoro, iguha umunezero, iguha imigisha yose ifite, kandi Imana iragukura mu gitabo cyo kurimbuka ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana ikomeze ibamere umugisha kandi ikomeze ibaganirize, ariko muzirikana yuko ko tutakiyungura kugira ibyishimo tutazinutswe ibyaha byose, kuko ngo imbabazi ze n'imigisha afite bigira umwizera amwumvira. Umuntu utumvira Imana cyangwa ngo ayizere ntabwo ashobora kugira imbabazi z'Imana, ntabwo ashobora kugira imigisha iva mu Mana habe na gato. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese yisuzume arebe uko ari kwitwara, nutsindwa uce bugufi aho uherereye hose usaba Imana imbabazi. Imana iteze amaboko kugira ngo yakire umuntu wese uzayigana, kandi iyo umuntu yihannye mu ijuru baranezerwa bagakora ibirori. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate aya mahirwe, kuko hano mu isi ntabwo ari iwacu ni mu ijuru. Aha ntabwo tuzahaguma, kandi reka mbabwire Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ariko niba atinze n'urupfu ntabwo rutinze, kuko ruri gutungura benshi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo buri wese yiboneze nk'uko Imana iboneye. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi aratubwiye ngo ujye umwizera, ngo kandi ujye umwumvira, ngo kandi ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Mwami, duhe kukumvira, duhe kukwizera wenyine, duhe kukwiringira wenyine, ntitugire ikindi twiringira. Ukomeze uduhe kunyurwa nuko tugufite dufite byose, dufite umurengezi, dufite haleluya, dufite imbaraga. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze uduhe kunyurwa nawe muri byose. Abankurikiranye ndabasengeye, biteho bagirire neza, bahe kukwizera, bahe kukwiringira, bahe kunyurwa nawe mu izina rya Yesu. Mwami, turakwinginze kugira ngo abari bari mu bidafite umumaro bababarire rwose, bejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Kimara kubabarira, barindira ubugingo ko aribwo buzakubona. Kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, gabanya barimbuka bongera bakizwa. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni icyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha kandi biteho, ibita byose ikomeze ibarindire ubugingo ko aribwo buruta byose. Nawe utaha. Bye.